nza kurwara uburwayi bw'ibibyimba ndwaye biba ngombwa ko nza hano kwa Nyirinkwaya hari umuganga waho wajyaga mvura noneho ubwo uwansuzumye ni uw'iwacu akonekitana nawe aramumpanza kumureba bemeza ko bari bumbage bya bibyimba umunsi wo kumbaga rero niwo munsi nari kwiyahuraho noneho umunsi wo kukubaga ibibyimba umunsi wo kumbaga niwo munsi nari ngiye kwiyahuraho kuko ese nk'umukobwa wa Rutayisire twicaranye muri iki kiganiro niki umwigiraho uyu munsi ari muri pansiyo ejo bundi abonaga ko twatashye ibirori byo kwizihiza isabukuru ye y'imyaka amaze mu murimo w'Imana iyo bakiguha mikoro kuri uriya munsi wari kubwira iki so njyewe rero kubera amarangamutima menshi ngira uwansuzumye yampaye umuti ni umunyarwandakazi ama umuti ndawunywa najya nkunywa nkajya nduka inyama ukagira ukinyama nkajya nduka inyama nge ari ibintu abantu bavuga akavuga se ibyo ni ibikabyo ni montage no kujya gute ngewe ahangaha ntabwo naje gucuruza yego ari ibyo mvuga ni ubuzima nanyuzemo inyama ushaka kwibaza ngo se umuntu aruka inyama zavuye he yaziriye he yagize ariko ndashaka kubabwira ko nyuma y'ibyo tubona uko tuvuga imbaraga z'Imana hari n'imbaraga za Satani kandi nazo zikora niba ugira ubunebwe mu gukorera Imana hari abafite umwete mu gukorera Satani wawe kandi numvaga ngiye nikika mu rugo ikintu cya mbere nzabaho mu munezero mu munezero uteye gute icya mbere numvaga nzabaho mu bitwenge bidashira nkumva nzabaho muri keya zitarangira nivuga gutyo ni ijambo ryabaye nk'ikinyarwanda nkumva nzabaho niba akazi umugabo yagashoje muri weekend nanjye wenda ntakoze tugomba gufata umwanya tugasohoka tukajya ahantu runaka nkumva nzabaho ijuru wari wamaze gupanga kuripangira uko abamarayika muzaba muryicayeho uko abamarayika bazaba batwakira numvaga ari ibintu biri aho ariko bimeze yego kuko mu buzima bwanjye ubundi nanga ikintu kimbabaza ariko ndugezemo ntabwo ariko byangendekeye nagiye mu rugo hanyuma reka ntangire nkwifuriza umugisha w'Imana wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu tukugezaho ampamagara Bikemu cyangwa se Bikemu wa Yesu byose ntacyo bitwaye turi kuri Evangelize Le Monde TV ibiganiro byacu nakagaruka duhora tubagezaho abantu bashya amasura nshya ibitekerezo bishya content nshya ubutumwa bwa Yesu Kristo ntibujya buhinduka uko yarari kera niko n'uyu munsi akiri kandi ni nako azahora Yesu wacabwa icyoro kandi yamamare ndi kumwe rero n'umumama tugiye kubana muri iki kiganiro n'umumama wabyambariye wambaye neza rwose yaje nk'uje imbere y'Imana niko wayitabye wayitabye rwose kandi urasa neza cyane urakoze cyane twibutse abantu ko twicaye ku Gitego hoteli ni hoteli nziza cyane ni ahantu ubona ko hari fresheri hari n'akaji karyoshye k'inyange ni ahantu heza cyane rero wifuza gusohoka wifuza gutembera wifuza aho kuryama natangajwe n'ukuntu noneho bafite ibiciro biri hasi by'amashambure ibyo kurya by'ubwoko bwari bwo bwose ni karibu ku bantu ni karibu rwose ku bantu babyifuza cyangwa se bashaka kwenjoyinga ubuzima nikaze ku Gitego amakuru rero amakuru ni meza umeze neza biragaragara inyuma n'imbere yego n'imbere bimeze neza cyangwa nakuzuye ku mutima kasesekaye ku munwa iyo imbere bimeze neza n'inyuma biba bimeze neza n'inyuma biba bimeze neza kuri ngiye niko biba bimeze iyo meze neza inyuma ubwo bigaragara n'imbere ko meze neza ubu none uzajya ukureba akabona kabisa inyuma bya uzajya abona inyuma nsa nawe ajya amenya n'imbere uko bimeze biba byivanze urakoze cyane umeze neza kuko Yesu ari ku ngoma amina aha turi guhaye ikaze kuri Evangelize Le Monde TV nkeka ko ari ubwa mbere ariko si ubwa nyuma urakoze cyane ndabashimiye ntabwo ari ubwa nyuma reka mbwire n'abantu ko tuzajya tubana mu biganiro bitandukanye byo gufasha abanyarwanda n'abanyarwandakazi by'umwihariko urubyiruko umuntu uri kukureba ashobora kukwitiranya akagira ngo uracyari n'umukobwa rwose ukiri muto ariko ugiye kuza uduha CV yawe neza mu kanya kari imbere aha reka rero dutanga amahirwe ku bantu badukurikiye ninde tugiye kubana muri iki kiganiro murakoze cyane murakoze kunyakira
kuri kamera za Evangelize Le Monde. Ni ubwa mbere nicaye imbere ya kamera zanyu, ariko si ubwa mbere mbakurikiye kuko mbakurikira kenshi. Amakuru ya mutugezeho ngenda nyakurikira nanjye. Wigeze unyandikire ni box ati ngukurikira bucece niturije. Ndi umwe mu bakunzi banyu mutabizi, ariko byamenyekanye. None uranabivuze. Ndanabivuze. Ku karubanda. Kuko abantu benshi mutumira genda mbabona, nkakurikira ibyo bavuga, nkakurikira ibyo mukora. Ndabashimiye nanjye ko mwanyakiriye, mugashima ko mba umwe mu bo mu muryango wanyu. Mu muryango wa Evangelize Le Monde. Ndabashimiye. Evangelize si yubyumvise umva bishatse kuvuga iki? Evangelize Le Monde. Evangelize biva ku urumva n'inshinga y'igifaransa ariko itondaguye. Yes, itondaguye ivuga ko kwamamaza cyangwa se kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, mubwiriza isi ubutumwa bwiza. Nuko aho mbiherukira kera Evangelize Le Monde nyine mubwiriza abantu. Ko evangeliza ntekereza ko ari ukubwiriza. Nyamara urasobanutse. Ndasobanutse. Umuntu uzi n'igifaransa we. Nous sommes ici pour évangéliser tout le monde. Tout le monde. Uwo mugiye kubana nitwa Tuyishimire Vestine ubundi. Ariko abenshi ntekereza ko nubwo ari ubwa mbere kuri kamera za Evangelize Le Monde, atari ubwa mbere kuri kamera, wenda abantu harimo abasanzwe bashobora kuba banzi, hari cyangwa barakubonye n'ahandi. Yes. Hakaba n'abanzi tubana buri munsi, hakaba n'abanzi ahandi hantu hatandukanye. Nitwa Tuyishimire rero, ariko banzi ku izina rya Mama Queen, niryo zina banziho cyane. Nkaba ndi umubyeyi mukuru, mfite abana, ndi umumama, ndubatse, mfite abana 4, umukobwa n'abahungu 3. Bane bose. Utamwibagirwa. Ntabwo wamukira ugeze mu rugo. Oya ntago ari ukumukira, ahubwo arabizi ko mbere yuko ngira abana ari we nabanje kugira. Arabizi we ko none kuki atari wavuze mbere. Arabizi ko amara ku mutima, ahubwo nakagombye kuba nivuze ngo nitwa Manzi. Nitwa Manzi Vestina muri Eglise wacu, ubundi hubwo amazina yacu aza kurikiye y'abagabo bacu. Ubwo rero byumve ndamuramukije kandi ndamushimiye ko yangize uwo ndi we. Imana imuhe umugisha. N'uwo mugiye kubana ndi umumama nkuko nabibabwiye, ndubatse, ntuye Kabuga. Yego, nsengera muri Eglise Anglicane, ndi umuririmbyi waho. Imana ibaho umugisha ninge tugiye kubana muri uyu mwanya. Usengera muri Eglise Anglicane. Anglicane ni itorero rimaze kumenyekana cyane hano mu Rwanda. Ariko cyane twagiye turimenya ko ubwo bita Antoine Rutayisire. Antoine Rutayisire no kuri pe. Imana imuhe umugisha. Umushumba. Kudo chapeau kuri. Ari muri pension. No kuri. Uyu munsi reka ntangire mukubazaho rero. Yego mumbaze. Uranyiteje. Ndakwiteje. Ntacyo bitwaye urana umubyeyi wacu karama. Umubyeyi wanyu ubu ngubu nawe uri umukobwa we rwose. Cyane pe. Birumvikana. Cyane nakuriye mu bise by'amaraso ye. Nonse amashereka ye. Wose amashereka. Ko banza wotse neza ra. Nonse neza na urabona ko binzi. Ko kugaragaraho ni nyuma we. Umuntu wongejwe na Rutayisire. Oya, umuntu wese wose ku butumwa bwiza avuga, bari cyo dusobanurira abantu. Umuntu wese wagize amahirwe yo gusogongera ku gaseke ke. Afite ejo heza hazaza. Kuba kuriya mugabo n'intwari ngiye mwigiraho byinshi. Nibyo nanigiye kubaza ati se nk'umukobwa wa Rutayisire twicaranye muri iki kiganiro. Yego. Niki umwigiraho uyu munsi ari muri pension, ejo ndabonaga ko twatashye ibirori byo kwizihiza isabukuru ye y'imyaka amaze mu murimo w'Imana. Iyo bakiguha mikoro kuri uriya munsi wari kubwira iki so? Ngewe rero kubera amarangamutima menshi ngira, abanzi barabizi ngira amarangamutima menshi kuri nge. Iyo ngeze ku muntu w'indashyikirwa kuri ngewe mbura n'icyo mvuga, akenshi usanga mbura amagambo asobanura ibintu, ukabibwirwa n'amarira ku maso. Uriya mugabo iyo mugezeho mburaho mera naho nsoreza, kuko ibikorwa by'ubundi birivugira mbere yuko tuvugisha n'amagambo, kuko ntago twabirondora. Nkanjye nk'umuntu ukiri mutoya nubwo ndi umumama, iyo ntekereje ibikorwa yakoze cyangwa se ibintu twagiye tumwigiraho, numva ngiye mfite ejo hazaza heza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Cyambere mu myubakire y'urugo nk'umumama, ndi umuntu ugomba kubaka urugo ku kibi na cyiza, ndwanya intambara yo kurushobora, ntafite impamvu n'imwe imbwira ko ntarushobora. Iyo ni ingingo imwe mu byo z'ubwenge kuturuka kwa Rutayisire byo kabisa. Kuko umuntu uganira utya ati ndafite impamvu n'imwe nshingiraho yatuma mvuga ngo rurananiye. Cya kabiri kuri wowe noneho urugo
rurashoboka ntabwo ari ntirushoboka oya ku rugo rurashoboka kuri nge rurashoboka cyane ahubwo uwo rudashobokera azambwira impamvu rudashoboka rurashoboka bakwegere ufite ibanga. Ikindi cya kabiri muri urwo rugo mfite impamvu nyinshi zishobora gutuma ntashobora kuvuga ngo abana bananiye kurera kandi narababyaye. Icyo ni kimwe mu bintu mwigiraho. Ikindi cya gatatu ni uko ntashobora kuvuga ngo ubuzima bwanze nkiriho ngifite amaboko kandi mpumeka. Ni ikintu nigira kuri we kandi mfite inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye mbikura ku rugero yagiye ampa n'ibintu byinshi nshingiraho nkura kuri we. Ibyo ni bike mu byo mvuze, navuga byinshi nkarondora mu mibanire n'abantu, ubworoherane, kubana n'abantu bose utarobanuye. Ganira ku buryo iyo rogo indeba ya Evangelise Romo. Aha, très bien. Kubworoherane, kubana n'abantu muri rusange muri societe. Ni gute uvuga ngo wananiwe kubana n'umuntu? Ni gute uvuga ngo umuntu yagukoshereje wananiwe kubabarira? Uriya mugabo afite ibintu byinshi yakoze mu buzima bwanjye kandi bucece. Nimvuga ngo bucece nta na rimwe ndafesingana nawe ngo twicare tuganire mubwire ngo iki cyananiye ngira inama. Ariko ibyo avuga, ibyo akora bituma muri ngewe hari ikindi kintu muri nge kiremamo kikavuga ngo uko byagenda uko ariko kose iki kirashoboka. Rero ndamushimira, ni urugero rwiza kandi kivi asize tuzacyusa, turacyari bato kandi yaduharuriye inzira yo kunyuramo. Nta kindi bisaba, ibikoresho birasabwa ni twebwe bikoresho bya mbere. C'est ça. Rero Imana imuhe umugisha kandi imukomeze. Natwe twifuza kuzagira abazadukomokaho bazaba ibihamya by'ibyo turi byo, buzaba ubuhamya bwivugira bajya bavuga ati Mana ya mama, Mana ya data, nk'uko tuvuga ngo Mana wakoresheje uriya mugabo natwe uzadukoresha. Namuvugaho byinshi, reka ngarukira udatuma ndira. Warize se sha Rutayisire ni umugabo pe. Ya ni umugabo, ibyo uri kuvuga nibyo kandi n'abandi bantu barabyumva baranabihamya hanze aha. Umuntu wese yageze kuri Antoine Rutayisire vraiment kabisa. None ku kijyanye n'abandi bashumba ujye ubona kuri social media batandukanye no mu nsengero mu rwego rwa gishumba, niki abashumba batandukanye bakwiye kwigira kuri Antoine Rutayisire? Icya kabiri suggestion niki ujye ubona, ese niye myitware cyangwa niki ujye ubona abashumba bamwe bakora batagakwiye gukorera kuri social media? Ubwo ni ibibazo bibiri. Icya mbere urambaje ngo abashumba niki bagakwiye kwigira mu rwego rwa gishumba. Mu rwego rwa gishumba icya mbere nabonye ni ukutikakaza no kutikomeza, reka mbivuge gutyo, kutikomeza kandi bakita kubo bashumbye, bagaharanira inyungu zabo bayoboye. Aho njya nkunda gusoma ijambo rimbwira ngo abashumba benshi bari inama iminono, abandi bagize ibyibushye. Ikintu ukurikije ibintu dusigaye tubona kuri iyi si muri rusange atari no mu Rwanda gusa, yego, kubera ko ibintu by'amadini n'amatorero byajemo bizinesi nyinshi, usanga abashumba benshi bashaka kwirira intama, bagashaka kuzikama nayo zidafite. Rero uriya mugabo nkurikije ibikorwa bye simuvugira kuko ari umushumba wanjye muri Anglikani. Yego. N'iyo waha mikoro umuntu utari umwanglikani yamuvuga kandi akamuvuga n'ibirenze nge nibyo navuga. Uriya mugabo nta kwikubira, nta kwikunda, ahubwo buri muntu wese ku rwego afite uko amurera kandi akakugeza aho ugomba kugera. Rero abashumba bagakwiye kumwigiraho uburyo barera intama zabo bakabona umusaruro ukwiye muri zo, ariko bataziriye ngo bazijyane n'iminono yazo. Sinzi niba ikinyarwanda ndimo nkoresha cyumvikana. Rero uriya mugabo nicyo kintu yakoze. Aba bose bamushimiye muri iriya minsi bafashe. Burya hari uwo washyira hano aho kugira ngo dufate mikoro tukavuga tuti Imana ishimwe turagukiza. Ariko n'uyu munsi ndatekereza nubwo agiye muri pansiyo aracyameze nka ya nzu y'ibitabo tujya twumva, turacyamwigiraho byinshi. Ndatekereza hari abapasiteri benshi bazajya bamwireferaho bamubwira bati aha byaducanze tugira inama. Ahubwo abazi ubwenge bakiri mu nzira y'ubushumba, bakiri bato cyangwa se n'abakuze babona hari icyo yabafasha, bajye bamwegera. Icyo ni kimwe mu byo navuga muri byinshi yagiye akora. Abashumba bamwigiraho gushumba intama zabo ku rwego rwazo kandi bakazikura hasi bazijyana hejuru. Kuko hari umushumba ugira wajya unamureba cyangwa yavuga ukavuga uti ngewe ahubwo aho kugira ngo ngaruka ndatashye. Iri juru anjyanamo ntabwo ukibaza ijuru tuvuga niba ari ijuru ryase cyangwa se wabo bikakuyobera. Ariko uriya mugabo yatuyoboye ku Mana kandi ibyo byumve nk'ukuri. Ngewe mu mutima wanjye mfite ibihamya byinshi binyemeza ko
ningendera ku nama mukuraho buri munsi nzagera kure. Icyo ni kimwe. Ikindi warumbajije ngo ni ibiki nishimira ku bashumba bakora ku masosho media bagakwiye kuba badakora. Icya mbere hari abashumba bajya ku mashosho media bakajyana bagiye gusebanya n'abandi. Icyo kintu ntabwo kinshimisha. Ijambo ry'Imana niba ritubwira yuko abantu bagomba gufatanya bakuzuzanya, niba hari n'ukoze ikosa ukamucyaha ari mwene so, yakunanira ukamuteza mwene so wundi yakwanga gutyo yego. Ariko kuri iki gihe uyu munsi muragirana ikibazo n'umuntu ubwo no muri rusange, yego, aho kugira ngo aza kubwire akiruka ashaka itangazamakuru. Abashumba rero bireze ubusanga basebanya. Jose yashwanye na Bikemu ati sabe niza mikoro nkwereke icyo mukorera, ngiye kumutwikira, ngiye kumushyira ku gasisi mwote. Aha rero bahafashe nk'ahantu abantu basererezanya basebanya, isigaye imenya umuntu kandi ntibamenye yuko babishyira hanze. Kuko uyu munsi baravuga ngo urucira mukaso rugatwara nyoko. Uyu munsi inkoni ikubise mu keba nushaka kujya uyirenza urugo, kuko ruriya abandi nawe rutagize gute, rutakwibagiwe, ruba rusibiye aho ruzarengera. Bivuga ngo ejo ukoze ibi ariko nawe hari undi ushobora kuzabigukora kandi we bikaba bibi kurusha wa wundi. Abashumba rero njyewe mbona hari ibintu bakora, icyo ni kimwe mu buryo bwo gusebanya no kwandavuzanya no kwandarikana. Ibyo bintu ntabwo bishimisha abantu kuko wibaza ibyo barimo bikakuyobera. Yego. Nkatwe rero intama bayoboye bituma twumva twibaza tuti se ubu ryajuru noneho turacyarigiyemo cyangwa birangiriye aho ngaho. Icyo ni kimwe. Ikindi usanga amagambo bagira niyo batari no muri uko gusebanya, ukibaza bari mu biganiro runaka byabo bisa nkaho bivuga ku ijambo, ugasanga ahubwo si ryo bavuga, barivugira ibindi bintu bitandukanye. Ibyo bintu rero ugasanga batangiye bafite content runaka, ariko wajya gucukumbura ugasanga mondani, ugasanga nta kintu kirimo kijyanye n'ibyo bavuze. Ahubwo rero niba ari byo abubu bita agatwiko ntabwo mbizi, ariko abashumba bireze sinatunga agatoki hamwe cyangwa ahandi, usanga ari muri rusange. Si bose ariko birakabije muri iyi minsi ya none. Niba arizo business ntabwo mbizi, niba ari ugushaka ababareba bya bindi byo ku social media ntabwo mbizi, ariko ibyo bintu ntabwo bijya binyura, ntabwo mbona bitujyana mu nzira ijya mu ijuru. Ikindi kintu cyambabaje cyangwa gikunda kumbabaza, hari ibintu bibaho byo gufasha. Yego. Ugasanga itorero runaka ryateguye kuremera abakene, gutanga mituweli, gutanga ihene, gusasira abantu, kwambika, kugabura, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho nkibuka ko bajya batwigisha ngo ukuboko kw'iburyo ni gukora ukw'ibumoso ni kuzakumenye, gutyo nyine ibintu by'ibanga. Hari igihe umuntu agukorera ikintu yarangiza wacyumva n'undi muntu ukumva biguteye ipfunwe, aho ugenda ukumva ntabwo umeze neza. Noneho ugasanga ba bantu bateguye ibintu bajya kubikora, niba ari umuryango bagiye kuremera, kamera zikagerayo mbere yuko ba nyirabyo bagerayo, bagatangira gukora ikintu cyose kuri kamera. Ejo ukisanga wabaye iciro ry'imigani yuko ari wowe bafashije, bakuzaniye agasabune, bakwambitse aka gatenge, wanyurotse dore ka gatenge kaje muri ya kamera ni rya torero. Ibyo bintu rero amadini n'amatorero babirebe neza, yego ngo ni amaraporo, ngo ni ugushishikariza abantu, ariko ababikorerwa njyewe kubikorerwa bitera ipfunwe. Niyo biba bitanze urwaho, n'Imana igize icyo ikora hazaza ukaba wava muri bwa buzima ukajya ahandi. Buri muntu aba akwagiriza yuko isoko ari bya bindi baguhaye, cyangwa mwapfubirana n'umuntu akakubwira aha nawe uritiginyuye ejo bundi ntabwo twakuremeye, ntitwabonye ikintu ndi kuvuga gikomeye kandi abantu bacyumve. Wagira utyo Imana yagutera iteka, wakwigurira imodoka, wakubaka inzu, utaha ntabwo wari wabuze amafaranga yo gukodesha mu Gasyata, si twe twakwishyuriye 10 bagutaye hanze. Jya kuri Evangelize Rumondo urebe nta mashusho y'aha n'aha. Ugasanga rero ibyo bintu bitera ipfunwe. Wenda mwe ababikora bazi ni ukubwira abantu, ni ukumenyesha ibyiza, ariko ababikorerwa ipfunwe basigarana buriya ntabwo nakubwira uko ringana. Ikibazo uri kubabikorerwa abagenerwa bikorwa ndabakorera kuko nibo baharenganira, kuko nibo ba maboko magufi, nibo ba maboko matoya, kandi ntibavuga ngo nimudukamere. Mugato usubireyo ntabwo wabivuga, upfirayo ariko wamara gusobanura. Hari umuntu umwe nigeze nkurikira inkuru ye,
sinzi ikintu bari bamukoreye ariko nyine babifata hari wenda niba sinzi ukuntu byagenze ariko Fayina yaje kwisanga yisanga ku masocial media arangije aravuga ngo kumbe ngo burya bya bintu byari ukugira ngo bifatire inkuru biramubabaza kandi koko nanjye byambabaza ngarukiye aho rero ibyo bintu ntago ari byiza simfe n'abapasiteri abashumba n'abantu muri rusange nujya gukorera ikintu mugenzi wawe umuntu niba guhaye nk'iyi ji mwayinywa nywereye ahandi kumwe nawe nataha iwacu umugabo cyangwa n'undi muntu bakavuga bati muri hahandi bari yararimo anywa ji yayiguriwe na runaka kandi njye sinabivuze ariko wowe wabuze ati kanuza twari kumwe nakagure ji y'inyange gutya na gutya ibyo bintu ntago biba byiza n'ababyumva bahora baravuga bati aha ntundorera ubu kandi birashize nanone mbese bahora bagufata muri kadire y'abantu batishoboye yego ndabashimiye rero kugira ngo ntitugushimiye we uri umwarimu mwiza kandi bigaragara ko ureba social media ukurikira YouTube kabisa ubu ngubu hari rwose ibyo ubona ibyo ushima ibyo udashima hari igihe tuzaza aricyo kiganiro kituzanye tuzarebera hamwe impact ya social media kuri community icyo kiganiro rwose tukemereye abantu tuzagikora uyu munsi twaje mu nkuru yawe ya Jose ya Mama Queen inkuru y'ubuzima bwawe urumva ariko twari gutambuka tutavuze ku mukozi w'Imana Antoine Rutayisire ko wari umbwiye kuri umukobwa we uri umukristo wo murangirikani kandi na message buri watambukije irakomeye cyane ku kijyanye n'ubuzima bwa Antoine Rutayisire n'umumaro afitiye sosiyete muri rusange n'umumaro yakugiriye uravuze ngo yanyubakiye urugo rwose uri kumva buziguye reka mvuge gutyo mu buryo hari utuntu wagarutseho nshaka ko tugira inkingi z'ikiganiro cyacu yego nta kibazo uravuga ati urugo rurashoboka abantu bavuga ko urugo rudashoboka sinemeranya nabo umuntu uvuga ko kurera abana bidashoboka sinemeranya nawe ibyo bintu nibyo nshaka ko tuzaguruka kugira ngo dufashe n'urubyiruko rwitegura kugira amahitamo nk'ayo wagize cyangwa n'abubatse babona ziri guhirima cyangwa ngo ziri kurara zishya hamwe na hamwe n'imvugo nyinshi cyane zigenda zikoreshwa uyu Jose twicaranye wenda tutarinjira mu ibyo bintu ubundi Jose yavukiye he Jose ni nk'ibiki yibuka akiri umwana kugira duhere ubuzima bwawe hasi yego njyewe uhereye mu buzima bwanjye hasi ndi umwana uvuka mu ntara y'Iburasirazuba aho rirasira yego Rwamagana niho iwacu ni hafi aho niho navukiye niho ababyeyi banjye navutse nsanga batuye mvukira mu muryango w'abandi bana twari abana benshi nka 15 oya twari 10 ariko hariho abana 9 tubarusha babiri muturusha babiri yego ariko muri bo nkaba ndi umwana wa kabiri uri wa kabiri ndi umwana wa kabiri umuryango w'abana 10 umwana wa kabiri bivuga ngo rero ni igisobanuro cy'uko ndi umuntu mukuru yego uruwo ubwo rero niho navukiye iwacu mfite papa na mama yego kugeza uyu munsi hariho mama gusa yego n'abo bana bandi tuvukana yego niho nize amashuri ya primaire igice kimwe andi nza kwiga mu Mutara mu gice cy'epfiriya mu Mutara n'ubundi hari ahantu bita Rubona yego nza kwiga ndatsinda niga segonderi igahini igahini niho nigiye imyaka yanjye y'amashuri 6 ya segonderi niho nahize troncome na superieur nize biochimie hanyuma rero ntabwo nabashije wenda gukomeza kaminuza kuko hariho impamvu nyinshi zatumye ntayiga icyambere cyo twakoze ikizamini cya leta bijya binambabaza kuko nari nzi ko ndi mu bantu nize biochimie ubundi mfite intumbero yo kuzaba umuganga nicyo kintu cyatumye njya kwiga mu buzima bwanjye nakuze nkunda ibintu bibiri kuba umunyamakuru no kuba umuganga none umunyamakuru ndabona ugiye kuba ahubwo umunyamakuru mbaye nshaje ndaza kububa byaje nukubiza we hanyuma rero letre ndayizemo indimi n'ubuvanganzo nabyizemo icyumweru nshaka kumenya igiswahire nshaka kumenya indimi
kuko numvaga nzaba umunyamakuru kandi nkaba umunyamakuru mwiza, numvaga mbishaka. Ariko nza kugira ikibazo cy'uko hari umupapa twigishaga igiswahili yaravugaga nkumva ntago nzi ibintu avuga, nkumva ntago nzabifata. Mpita mvuga n'ibyo ari byo byose reka, kuko ikigo twigagaho cyari kiriho amasection menshi, nsaba ko bampindurira bamabioshimi. Ndayiga nyiga nta kibazo mfite, ariko nza kugira ikibazo dukora ikizamini cya leta cyageze ndwaye ndi mu bitaro. Bankurayo nkora ndwaye, n'ubu ngira inkovu hano ku kuboko ya serumu bankuyemo, nkorera hanjye njyenyine, nkora ntize ngira nte, ariko abantu bakambwira ati wabiretse ukazakora umwaka utaha. Ndavuga ni reka ngerageze n'ubwo ndwaye njye ndebe ko nibura ku rutonde rw'abazasohoka naho nabona rimwe, ariko nibura ndebe ko kuri inshuro hari icyo byageraho. Ndakora ngira amahirwe nyine ndatsinda, ariko sinabona buruse. Noneho igihe nagasubiye gusubira mu ishuri ngo nsibire, ubuzima ntibwakunda, sinabona uburyo bunsubizayo. Sinabona uburyo bunsubizayo, amaminerivare arabura, bituma rero ntasubira kwiga. N'uburyo bwo gukora kandida libre mbona buragoye. Urumva nawe bwari ubuzima bugoye, kuko muri biriya bihe hari hakiriho ubukene bukabije mu miryango. Iyo wagiraga amahirwe bakabona urangije, ubwo nyine wabaga urangije, Imana yaca inzira ukajya mu bindi. Nihuse nabonye nta bundi buryo bushoboka bwo kwiga, nza kugirirwa amahirwe, nza kujya ahantu kuririmba, habaye ikirori cyo guha abana amasertifika hari mu kigo cyigisha ibintu by'imyuga. Hanyuma nza kugira amahirwe ngo ndirimba neza. Ndirimbye neza rero bampemba kwiga muri icyo kigo umwaka, nkahitamo umwuga nshaka nkawiga. Niho hantu naje kwigira ibintu bya hoteleri. Mpiga umwaka, barandihira. Umuyobozi wari waje ahagarariye akarere ka Rwamagana yemera ko akarere kagiye kundihira, kuko nari nakoze ikirori neza, naririmbye neza, mvuga umuvugo neza. Ubwo rero niga hoteleri ndayirangiza. Icyo kigo rero kiza kuma n'akazi, ngikuramo ndabyigisha. Nguwo Mama Queen rero nza kuhava nyine igihe kigeze, ariko kandi naje gushaka hagati aho ngaho. Ubwo nihuse muri aya magambo yose hakorwagamo n'ibindi bikorwa. Bigeze kure bigeze kure. Njyewe ndashaka ko twinjira cyane cyane mu nkuru yo gushaka kwawe n'amasomo arimo. Nigeze nkurikira ikiganiro cyawe watambukije mu minsi ishize kuri televiziyo imwe. Ngenda nkuramo uduki numva twazaganiraho cyangwa se tuza kuganiraho uyu munsi wa none. Ndashaka turebe nyuma y'ubwo buzima bwo kwiga gutyo, gushaka gukomeza ntibikunde kubera impamvu zitandukanye wagiye uvuga. Ese none ni kuyihe myaka n'iryari igitekerezo cy'amahitamo y'urushako cyatangiye kuza? Ni ukuvuga ngo byageze 2009 hari ikibazo twari dufite mu rugo. Hanyuma icyo kibazo nabonaga kirenze ubushobozi bwanjye, kandi nkabona ntabwo tugifitiye igisubizo. Nari mfite umuntu nkunda kandi nawe unkunda, umugabo wanjye, kubera ko we dufitanye n'amateka. Buriya kera nimba umunyamakuru neza nzakora inkuru ivuga ngo urukundo rwanjye pati tu, ahubwo tuzanabasura muri kumwe mwembi. Ni ukuri arabizi. Ni umuntu wamenye mfite imyaka 12, ndi umwana muto cyane. Rero kuri icyo gihe nkimara gufesingana n'icyo kibazo, nahise ntekereza ko nta wundi muntu wo kukimfasha. Cyari ikibazo gishingiye kuri ekonomi se? Oya, ntago ari kuri ekonomi, ariko naho yanabamo. Ariko cyane cyane icyari gikenewe ni ukubona umuntu ukuba hafi, akagufasha mu bitekerezo, akakungura inama, akakwereka n'inzira bigomba guca, kandi akanakigufashamo. Bivuga ngo bajya bavuga ngo ugenda wenyine, nta mpamvu yo kugenda wenyine. Iyo mujyanye muri babiri biba byiza kurushaho. Naratekereje rero, nkanswe ko yanankundaga, kandi nubwo nari nkiri mutoya, ariko nasanze nta yandi mahitamo. Cyambere sinari ndi mu ishuri ngo ndavuga ngo ndi mu ishuri. Ikindi cya kabiri, nta yandi maherezo nari mfite, n'ubundi nari kuzava mu rugo ngashaka. Numvaga rero icyo gihe ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo nshake. Njyewe njye mu rugo mbona umuntu dutizanye imbaraga, tubashe
gukurikirana ibya cya kibazo kandi kirangire. Yego. Tuza kuvugana binyura no mu nzira zigoranye, n'ubuhamya burebure nawe arabizi uko byagiye bitugendekera. Yego. Hanyuma 2010 turemeranya, 2010 dukora ubukwe mu kwezi kwa 12 ku itariki 11. Ubwo wari ufite imyaka ingahe Jose? Nari ngiye gutangira umwaka wa 22 byari byose. Okay. Yego. Dukora ubukwe nyine, ndagenda ndubaka nk'abandi, ndagenda njya mu rugo. Yego. Ariko amahitamo nayakoze, icya mbere cyo njya nkunda kuvuga, hari igihe tubona abantu bubaka ubukwe bwabaye, twabona abantu bambaye amakanzu, amamodoka yaje, abantu baje bambaye imishanana, ubona ikirori ari cyiza ukavuga uti ibintu bizakomeza bitya. Yego. Cyangwa ukajya ubona uwambara umuntu ukavuga uti ubukwe yakoze nanjye nzabukora, ukumva ni ibintu nyine by'amafuri nk'uko tujya tubivuga. Ariko nyuma yari amakanzu, nyuma yari amakamera n'ibiryo twirirwa turya mu makwe n'iminyenga twirirwa turya. Tubwire ibiri inyuma. Ibiri inyuma ntabwo biba bitandukanye na biriya. Yego. Ku buryo bwose ngiye ubwo uravuga iyo ugeze mu rugo. Yego. Ibiri inyuma ya fanta n'umuceri. Ibiri inyuma ya fanta n'umuceri, na nyuma yo kugutwikura baguhaye ya mata ya nyuma Marena akubwira ati mwana wanjye ndatashye, musigaye muraba. Burya umunsi ukurikiye ibiri inyuma yaho nta muntu wongera guca iryera. Aho ngaho bose ubuyoberwaho barengera mugasigara muri. Hari ikintu pasiteri yigeze atubwira turi mu rusengero berekanya abageni. Pasiteri wanyu? Iwacu aho nsengera. Yego. Berekanya abageni, arangije aravuga ati ngaho, ati hari umuntu ufite impamvu n'imwe yatuma aba bageni badashyingiranwa. Gutyo nuko baranga abageni. Nuko bararanganya amaso babura umuntu n'umwe. Arangije aravuga ati umva, nimurambura amaboko mu bihamye ko nawe turayamanika twese. Ati urwacu turarurangije, ibyanyu muzagende mugire mute mwirwarize. Ibiri inyuma muzirwarize. Oya, tugiye kubwira abantu kubiri inyuma. None arangije aravuga ati twebwe turarurangije, n'ufite impamvu azaceceka iteka ryose, ubundi mugende mwebwe mwihanganire nawe. Ubwo rero twe dusigara inyuma, noneho nabo bakagenda bagahura n'ibiri inyuma. Nyuma yaho rero niho haje ikibazo gikomeye. Yego. Nahisemo koko kandi nta no kwibeshya nari mfite. Ngiye wari warakunze? Uranakundwa? N'ubu ndanakundwa. Kandi noneho numva nje nashatse, numva icyambere numvaga hari ibintu turirimba tugataha ubukwe ijuru ritoya, abaririmbyi bakakurimbira ukumva ko kugiye mu ijuru ritoya. Uba wambaye amababa uragurutse. Ayi data, ukagenda ukumva ubuzima koko ni bwiza, ukumva niko bimeze. Kuko utekereza ko hari urwego rumwe ubuvuyemo, hari n'urundi ubugiyemo. Icyo gihe nta nubwo wabura kumva ko ari byiza. Nibyo koko biba ari byiza, kandi nanjye ubivuga uyu mwanya ntabwo nabura kuvuga ko ni byiza, kuko biba bibimba narabiretse narabisohotsemo. Ariko kandi ndacyafite impamvu zituma nkomeza kandi nkazakomeza. Yego. Rero turi kuri aho hantu twakoze ubukwe, turabutegura tugira n'ubukwe bwiza, Imana iradushyigikira. Ariko ntabwo ngewe ibyo nibwiraga, ubundi reka nkubwize ukuri, numvaga ningera mu rugo bitewe n'urukundo nabonaga mfitiwe, bitewe n'uburyo nari niyizi. Hari ukuntu umuntu yimenya ubundi ukimenya indani, bitandukanye n'uko undi muntu wese aba akuzi. Numvaga ngewe nishyika mu rugo, ikintu cya mbere numvaga nzabaho mu munezero. Mu munezero uteye gute? Icya mbere numvaga nzabaho mu bitwenge bidashira, nkumva nzabaho muri keya zitarangira. Nivuga gutyo ni ijambo ryabaye nk'ikinyarwanda. Nkumva nzabaho niba akazi umugabo yagashoje muri weekend, nanjye wenda ntakoze, tugomba gufata umwanya tugasohoka tukajya ahantu runaka. Nkumva nzabaho ijuru wari wamaze gupanga kuripangira, uko abamarayika muzaba muryicayeho, uko abamarayika bazaba batwakira. Numvaga ari ibintu biri aho ariko bimeze. Yego. Kuko mu buzima bwanjye ubundi nanga ikintu kimbabaza. Ariko ndugezemo ntabwo ariko byangendekeye. Nagiye mu rugo mu byumweru 2 gusa. Urumva ibyumweru 2 nibyo numva nibuka ko nabayeho umugeni. Nkumva niho nibuka kagacyayi ka mu gitondo, nibwo nibuka ka kareti nabyukaga ngateka. Ngenzi guteka narabyukaga kare kandi ngo waranabyize. Naranabyize, ndanabyigisha. Tutaraza kuri kamera. Ushobora no gutekera hoteli. Kuko mana yanjye we, ibyo byihorere ni ibanga ry'akazi.
uragafite se cyangwa nkagusabira nikabone ko kurebwa n'abakire batandukanye bafite amahoteli oya ntabwo ari brage na hano turi gukorera wabona uhavuka havanye ku Gitego Hotel Remera Imana izakame n'ukuri wigeze utekera hese gutekera tugeze muri CV tugeze muri experience oya experience ya hoteleri ndayifite kuko narabyize cyangwa bazabaza umugabo yes ni nawe ngaburira kenshi bazamubaze ariko kandi ntabwo wenda nabikozemo igihe kinini ariko narabyize maze kubyiga nkora stage mu mahoteli atandukanye ya hano hanyuma ahubwo sinashima gukora mu mahoteli ahubwo njya kubyigisha narabyigishije nabihagaritse 2017 yego tugaruke hanyuma maze gushaka nuko nakubwiraga numvaga igihe tuzajya tuba ducitse imirimo nta bindi ni ukuryoshya ubuzima bw'urukundo ubuzima bwiza tukubaka umuryango ubundi hari ukuntu njya nshushanya nk'urugo rwanjye nkumva mfite ukuntu naruforuma nkarugira uko mbyumva yego niko n'ubundi nabyumvaga ngiye ntago nashatse muri Kirabaye nashatse ari ibintu Kirabaye ubwo ni kuvuga ngo iki ntago nashatse mu kavuyo cyangwa uko nafatiyeho urugero ku bandi ngo mvuge ngo ngiye kuko runaka yagiye cya mbere cyo njya mvuga nabwiye n'abantu cyangwa se nagiye niyemeje naravuze nuko nahambiriye amavarize bagapakira amamare bakankurikiza ibitoki n'imiceri nkagenda abantu bose babireba nta mpamvu n'imwe nabona izatuma nongera nkabyikorera bakongera bakambona nasubiye iwacu oya ndwana intambara yose kandi nzayirwana n'Imana nsenga yo mu ijuru izabimfashe ntago nshaka kuzazana kamera uvuga uti muze murebe mama Queen yagize ati yasubiye Rwamagana oya narugezemo biba byiza ibyumweru 2 mbumugeni mwiza nta kibazo nari mfite ntaki turishima ariko nyuma y'ibyumweru 2 ntago ariko byakomeje kuko byaratubihiye naje gufatwa n'uburwayi mu byumweru 2 gusa fatwa n'uburwayi butandukanye uburwayi buranzahaza ukijya kwa muganga nkigera mu rugo urumva ibyumweru 2 ni bike cyane ntangira kurwara nkarwara tukajya kwa muganga twajyayo bakabura ikintu ndwaye tugataha nkaremba tugasubirayo bakabura ikintu ndwaye ariko rimwe urumva hashira nk'ukwezi baratangira baravuga bati ibyo ari byo byose ushobora kuba waranasamye bafata ikizami basanga koko narasamye noneho muri ko gusanga mfite inda bakaguma batubwira ko ari uburyo indigi igwa nabi umubiri kubera usamye bwa mbere umubiri hari ibintu utaramenyera tubigumana muri iyo sanse tubitwara gutyo batubwira ko ari ubwo buzima nyuma y'igihembwe kigira amezi 3 bakatubwira bati nyuma y'igihembwe umubiri uzaba umaze kumenyera uzakira turarwaza ariko ndushaho kuremba hanyuma amezi 3 arashira sinakira anarashira sinakira birushaho kugenda biba bibi indirinda igeza mu mezi 6 meze nabi kandi irakura ariko ndaremba nkaribwa mu nda ku buryo budasanzwe nkagenda nkuma mbese ngira uburwayi budasobanutse umva ibyo utangiye guhurira muri rya juru wari utegereje muri rya juru nari ntegereje ariko nyine ababibonaga baravugaga bati ninda yamuguye nabi kuko hari abo tuzi zijya zigwa nabi umuntu akaruhuka ariko yabyaye n'ubwo buryo babibonaga ariko ngiye ku rwanjye ruhande nkurikije uko niyumvaga n'abambaga hafi barebaga igihe cyaje kugera babona yuko atari gusa babona ko atari inda yabingira gutyo babona uburwayi mfite babona iki nibwo haje kuba ngombwa ko indi maze kugera mu mezi 6 biza kuba ngombwa ko dufata umwanzuro wo gushaka uburyo ki bansuzumisha uburozi nimvuga gutyo njye nkunda kwisegura ku bantu hari igihe utangira kuvuga umuntu akavuga ngo ubwo uraje mbese bakakubwira ibyo bishakiye ariko ndashaka twibutsa abantu ko uri kuvuga inkuru y'ubuzima bwawe ni inkuru y'ubuzima bwanjye nta wundi muntu urimo njya nkunda kubivuga kuko hari abampamagara akavuga washyize hanze urugo wamenye amabanga yawe nkavuga nawe urugo rwanjye si urwawe iwawe ni imagere uzanye mwebwe muyabundikira mugumane ibyanyu mugumye mubundikira amagi yanyu you are positive rero njyewe uwo bizajya bibabaza ajya yihangana nuko ndemetse ntago ndemye mu iforume y'abandi ndemye kwanjye rwose nyikora ikiganiro cya mbere ndabyibuka nawe n'abantu benshi bambwira wa mugore wishyize hanze biriya ni ibiki wavuze ibiki bwo wabaye ariko se nimwe baba bafite ngo amasosho media ngo nayingare ngo niki bambwira amazina menshi ndavuga ntacyo pfa kuba
uwo ndi kumwe nawe wanjye ibyo mvuga tubiziranye amajoro twararanye ibyo hari uwo namagenda amubwira nti ibyo byose umbwira amajoro narayemo ububabare nagize sinigeze nkubona sinigeze nkubona none uje ndi gushima ndimo ndashima Imana uje wabibonamo ikibazo wabona ko turabamaganye twagiye rero gumana ibyawe noneho njyewe ndarwara biba ngombwa ko bansuzumisha uburozi basanga barandoze urumva kuri yanda basanga barandoze nuko twatangiye rero basanze barandoze n'ubundi biba ngombwa ko bampa umuti twibutse abantu yuko ibimimbi bivuga ari uvuga ibintu ukavuga ngo warwanyije kujya kwa muganga warwanyije iki ntago nabirwanyije kuko nejo bundi nari ndiyo nejo bundi kandi nabo najyanye ntabwo ari cyo nshatse kuvuga ariko tujye twemeranya n'abantu yuko kwa muganga hari uburwayi bavura hari n'ubundi batagira hari ibyo badafitiye ubushobozi si rimwe si kabiri njyewe ndi umuhamya wabyo kuko hari ibyo bamvura hari n'ibyo batamvuye yego uwansuzumye yampaye umuti ni umunyarwandakazi ama umuti ndawunywa najya nkunywa nkajya nduka inyama ukagira ukinyama nkajya nduka inyama nge ari ibintu abantu bavuga akavuga se ibyo ni ibikabyo ni montage no kujya gute ngewe ahangaha ntabwo naje gucuruza yego ari ibyo mvuga ni ubuzima nanyuzemo inyama ushaka kwibaza ngo se umuntu aruka inyama zavuye he yaziriye he yagize ariko ndashaka kubabwira ko nyuma y'ibyo tubona uko tuvuga imbaraga z'Imana hari n'imbaraga za Satani kandi nazo zikora niba ugira ubunebwe mu gukorera Imana hari abafite umwete mu gukorera Satani wawe kandi bagira ngo banarwanye wowe urimo uvuga ngo ukorera Imana yego rero icyo gihe nakibayemo bandoza ibintu nago nabikubwira byose ngo birangire urumva muri rya juru nari ntegereje ntagiye guhura n'ibyo bintu urumva icyo kintu barakimvura kiza kugeza igihe kirashira ariko nkwibutse ko turi aho hantu nahahuriye n'ibintu byinshi bikomeye atari icyo gusa icyo cyarakize ntibataho bafata iki gice cy'umutwe bafashe umubiri igice cy'umutwe bakiroze bate Yesu we iyo ubundi kuntu babikoraga byagendaga ari ibintu bikurikirana yego iyo kimwe cyarangiraga wagira ngo barabimenye ko nkanswe ko ahari bashobora kuba barankurikiranaga isaha ku munota yego kimwe cyarangiraga ikindi kiza kandi kidasa na cya kindi noneho uyu mutwe wavuga ngo byagenze bite ni gute nakubwiye ko nize biology ntabwo nigeze nigaho ururimi ruturuka aho rutereye ngo umbwire ngo rushobora kuvayo rugasohoka inyuma gute byagenze bite ariko njyewe igihe cyarageze ururimi rurasohoka ruza hano inyuma amaso avayo aragenda arahisha ahinduka umutuku mu mazuru hazamo ibintu bimeze nk'imyase njyewe isura yanjye ndazingamamera nk'umwana w'uruhinja yego ntago ari nini nari mfite wenda n'ubu ntago ndi munini cyane ariko ni gute umbwira ko umugore wubatse ashobora kugira ibiro 34 aryanywa afite abamwitayeho icyo gihe sinanywaga sinaryaga iyo bajyaga kuma ikintu niba ari iji mugabo wanjye ajya mbabara abantu benshi akunda kuvuga ngo mugabo wawe uramusebya ugira gute ntago musebya ndamushima n'uyu munsi ahari ajya byumva kuko yabaye umugabo w'indashyikirwa yego nzamukorera n'indirimbo n'igisigo maze nanjye ndumucuranze nzayigucurangira uko niko kuri ntabwo nkubeshya niko bimeze reka nkubwire yafataga iyo ashakaga kuma ikintu yafataga umuheha yego akigizayo rwa rurimi akanywa akampesha umuheha ibivuye mu kanwa ke kuko sinabashaga gukurura sinabashaga kugira ikindi kintu Imana imuhumugisha urumva uyu mugabo yarwanye intambara ikomeye nari ngeze aho nzingama urumva icyo gice cy'intuza bari baranyogoshe nta sura n'imwe nyigira yego ari byo mboneraho njya mbwira abantu nkababwira ni rero uyu munsi umuntu iyo ari muzima agenda bikemera wisiga ukabona wake ugaca ibintu ukabicikiriza ntabwo bajya bavuga ngo utazi umwanzi asiga umubiri iki kintu twambaye ntikikadushuke ngo uyu munsi nubona byemeye wumva wabaye ikizungerezi ngo uzonge isi uzonge abantu bazengereze hari umunsi ugukoma ukagukoma ukakubwira uti n'undi munsi ntuzongere yego umubiri ukagukosora yego kuko ibi mbivuga nk'umuntu wambonye nk'icyo gihe iyo aza kumbona ntabwo atekereza ko ari njyewe nta n'ibyiringiro byo kubaho njye nari mfite nta nubwo numvaga nzongera kuba n'umuntu muzima kuko urabona gufata umuntu ukazinga mukageraho
wicara ahantu ntubashe kuhihagurutsa, aho wicaye akaba ariho urangiriza ibintu byose, yego, utabasha kwijyana aha, barakogosha umusatsi, utihereza ikintu cyose, ntago biba byoroshye. yego, gufata uyu mubiri, uru ruhu rwanjye imbere mu nyama, hakajya hagendamo intozi zingizi, ukajya kumva guhera mu birenge kugeza mu mutwe, umubiri wose kumva intozi ziragenda zikakurya, byagira ngo biratuje, hajemo akayaga, ukumva noneho ntabwo nzi iminyorogoto ni utuntu tumeze nk'utuyoka tuba ahantu mu isayo. Yego, ntabwo nzi abantu benshi ni abasirimu, ntabwo iminyorogoto bashobora kuba bayizi. Barayizi bamwe. Ariko iminyorogoto yagiraga gutya, nakumva intozi zituje. Intozi zarandiye mu mubiri kugeza ku rwego twaguze mukushi. Hari mukushi njya nkunda kuyivugaho, sinzi niba zikibaho. Hari mukushi zabagaho ndende zigiramo n'igisokozamo imbere. Iyo mukushi twarayiguze 200 yacu. Hanyuma bakajya baba ariyo banshimisha, kuko iyo byaziraga rimwe kandi intoki z'umuntu zitabasha guhita zishimira rimwe icyarimwe. Ubwo rero bigasaba, nabaga mu cyumba nambaye ubusa, nta mwenda nambara, nishwatagura ahantu hose. Yesu we. Hanyuma kwishima ibintu utanakoraho biri kukurira imbere. Yesu we. Ntabwo njya ubundi umuntu yaravuze ngo utamenye yava ntagamenya n'iyajya. Yego. Sinkubeshya, iyo nibutse ibyo bihe natambutsemo, yego, bituma ngira imbaraga zo kumva ejo hahari. Yego. Bituma numva mfite ibyiringiro ko byo ntarabona nzabibona, kuko uyu munsi ibindi byose bishoboka. Yego. Iyo banshimishaga iyo mukushi, urumva yagiraga vuba. Yego. Iyo yafataga mukushi agashimira icyarimwe, byarihutaga mu buryo bwo kugira ngo amfashe. Niba ziririye rimwe, yashimishaga mukushi kugira ngo byihute. C'est ça. Icyo gihe byamutesheje akazi yakoraga, bisaba ko amara amezi agera muri 4 tuba mu rugo, icyumba mbamo nta wundi muntu wemerewe kukinjiramo. Yego. Arakareka aba mu rugo. Icyo gihe niko ubutunzi bugenda, niko amafaranga agenda, ibyo mutunze bigenda. Iyo umuntu abivuga rero, cyangwa umuntu yabona uyu munsi uri mu bukode, yabona usembera, yabona utagira ute, hari revu utariho, akavuga ariko we hari uwigeze ansanga ndahana nambwira ati koko muracyameze gutyo. Ntabwo baba bakureba uwo munsi, ariko ntabwo babazi ko waramutse, ntibazi amajoro waraye. Muracyameze utyo se nyuma y'icyo yabahaye, wenda mutabyaje umusaruro. Wenda kurikiza cyagiye turi mu mashuri abona twiga, agira ngo twakagombye ko turi ba ministeri, turi abadokiteri bitewe, ariko ntamenye neza yuko inzira y'umuntu buri wese amenye anyura inzira ye n'undi ye. Yego. Noneho urumva n'urugendo rurerure. Yego. Sinzi n'ahantu twabaye ku rwego nagezaho akajya umugabo anterura mu nzu kugira ngo ajye kunyotesha akazuba. Iyo akazuba kavuga ati reka nkujyane hanze ufate umuyaga wo hanze. Yego. Iyo hari umunsi njya nkunda kugarukaho, uwo munsi haba muri eglise iwacu nagize amahirwe nyobora icyumba cyo kuwa 4. Yego. Iyo ndimo mbwira abantu ndabagani rero, umuntu wese umusoza kubitirwaho ntago usa n'uwundi. Iyo ngeze aho hantu yigeze ambwira ngo anjyanye hanze, ansasira ahantu arandyamisha, ambwira ati noneho ubwo uri hanze reka nyaruke ndebe utuntu nzane ngira utwo nunganya, nsiga hanze numva nta kibazo. Akimara kugenda hari ukuntu imvura igwa ikagutaza ahantu iturutse. Yego. Imvura yaranyagiye aho ngaho ndyamye, noneho ko nari ndyamye ahantu amazi asa nk'atembera avuye ku nzu nini, yose antemberaho, imivi irandengera, ibitaka birandengera, ntafite uko mihagurutsa, ntabasha kujya gute. Yagiye kugaruka, yaje nawe imunyagira, asanga natiti, asanga nakunjaraye. Icyo kintu arongera araterura nyine arajyana aratunganya. Iyo mvuga gutyo mba nshaka kubwira umuntu ngo umuntu uri mu bihe bijya bibaho ko umuntu aba mu bihe bidasanzwe. Ntabwo ibyo nanyuzemo ari ibyo unyuramo, ariko hari ibintu umuntu anyuramo akumva nta herezo bigira. Njyewe ndi umuhamya wo kubihamya, ntabwo amajoro yose asa, nta na rimwe uzigera ubona izuba ryihagazeho rivuga ngo sindenga, rirava rikagukubita agahanga kakameneka, ariko finally ujya kwisanga ugasanga ukwezi kuraje, ijoro naryo rikaza, ijoro ugahuriramo n'ibyaryo, ariko ntiryihagararaho rivuga ngo sinya. Mu gitondo
umuseke ugatambika bihora bisimburanwa. Yego. Ahatambika burya ngo haranazamuka, harangira hazamutse, hazamuka hakarangira hamanutse. Rero muntu uko byaba bimeze kose mu gihe gikomeye cyoroheje, igihe cyose urimo humura. Yego. Nge nago nigeze ngira ibyiringiro. Urumva n'urugendo rw'imyaka myinshi kuva 2010 kugeza 2018 naburiyemo umwana, nahuyemo n'ibintu bitandukanye. Nago numvaga yuko hari ibyiringiro by'ubuzima, kuko hari urwego nigeze ngeraho nshaka kwiyahura, ndavuga ni gupfa bindutiye kubaho. Uyu mugabo naramugoye bihagije, aho ndatarutse ngeze kure. Reka ngaruka inyuma gato. Urumva icyo kivuyeho, arambwira ati amaze kubona ko nanyagiwe, arambwira ati sinzongera kugusiga hanze. Akajya nsasira muri koridoro akanyaruka, kuko ntabwo yari kuba hatanyaruka. Yagenda nkakenera kujya kuri toilette, nkakenera kwihagarika, ubwo nyine aho ndyamye ibintu byose bikarangira. Uri umuntu mukuru uzi kwijyana, uzi buri kintu cyose, urumva aho umuntu abageze. Rero icyo gihe kimwe ndabyibuka, umuntu twaririmbanaga ahantu, yaje mu rugo aje asanga ahantu hose imivu yatembye, nanyaye nagize ne ibintu byose. Arangije ntabwo yigeze agira ipfunwe, umuntu njya mushimira, ntabwo namuvuga, ariko ariyizi yanyumvisha, amenya ko ari we wabikoze kuko nta wundi wabikoze. Aramfata atitaye ko ntari umugore, atitaye ko ntari ntaki, anyitaho, ankura mu mwanda, arantunganya. Imana ijya imuha umugisha, yakoze ahakomeye. Yego. Ibyo byose ni ubuzima bwagiye budukomerera. Icyo gihe nta hantu twajyaga turyama, mu gitondo wabyuka waba ugikingura ugasanga amayesikariye yuzuye inyama z'amaroti utazi ngo zazanywe nande, utazi ngo zavuye he. Njyewe nabibona umutima wanjye ukababara, nkavuga ariko se abantu bakora ibi ngibi kubera iki? Ugasanga inyama z'amaroti nziza zitarimo igufwa, bamennye ibintu bimeze nk'umunyu by'umweru. Ubwo ngubwo njyewe simbe nyiciye muri wa muryango nkajya gucamo muri salo, cyangwa se simbe ngisohotse, ubwo bakazashaka abantu baza bakagira gute bakabikuraho. Ni ahantu twaryamaga, mwaba mukigera ku buriri ukajya ukumva inyuma y'inzu imirindi, ukagira ngo habereye igiterane cy'ikisi cy'abantu barimo kwirukanka, ibintu bikiruka. Wajya kumva inkoko zibikiye icyarimwe mu ijoro zirazenguruka inzu yanyu, ku kabaraza ukajya kumva amasake arimo kubika, kandi ni mu ijoro, kandi wasohoka bya bintu ukagira ukabibura. Nabanje kujya mbyumva, umugabo ntabyumve. Igihe kigeze nawe rero atangira kujya byumva, kuko narabimubwiraga akambwira atari ko ibintu uba wumva ubyumva ute. Ariko amaherezo yose nawe atangira kujya yumva inkoko zibika, akajya yumva za njangwe kandi nijoro. Noneho hari umunsi umwe twari twicaye, hari ukuntu yakundaga ko tuganira, iyo nabaga ntujemo hajemo agahenge tukaganira. Ariko ubwo urumva nanatarutse, ntabwo nakubwiye ukuntu nabyaye yanda. Oya shawe ibitaruka. Yanda naje kubibyara. Yego. Ibyaramo umwana w'umukobwa w'imfura yanjye. Yego. Bigoranye, inda nayimaze iminsi 5. Yego. Bigoranye, umwana ndamubyara mu mezi 3 gusa. Bari bamukubise, baramuroza, umwana turatandukana, yagarutse afite amezi 9. Urumva ansiga ngaragurika aho ngaho, nawe aragenda yagarutse afite amezi 9. Umwana wanjye w'imfura. Noneho use njyambura aho mpera naho ndanye. Yesu we. Ariko icyo nshaka kubwira abantu ni ukuvuga ngo dufite Imana. Hari umuririmbyi ujya urimba ngo dufite Imana, barira nimwihanagure. Dufite Imana. Uyu munsi nshobora kurara ndira, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ni ukuri. Wagumye gukomoza kuvuga ngo mbese tubwire abantu urubyiruko uyu munsi turashaka ku mibare. Aho naringereje ndahazi ndagaruka, ariko nkiri kuri ako ndashaka kubwira abantu. Hari igihe winaga mu bintu ukabyinagamo ku bwa fieri, ukabyinagamo kuko wabonye umugabo ukavuga uti twambaranye n'umusore mu bukwe, uyu muntu ni boga, reka tuye ko hari icyavamo, ukagenda ukurikiye yandeshyo n'igihagararo. Undi akavuga atakora aha n'aha yize amashuri, ukagenda ukurikiye bya bindi, akora ahembwa ya naya, afite ibi n'ibi. Ntukurikire umuntu. Njya nkunda kuvuga ni urugo rw'umuntu n'abantu si ibintu. Kuko nabonye aho ibintu byose utwo ufite tuba duke tuba twinshi dushira, ugasigara uhagaze, nimvuga bw'umu, ugasigara uhagaze wenyine, ariko ugasigarana umuntu. Iyo ufite umuntu ibintu biraboneka, ariko ushaka kuba ufite ibintu abantu ukababura. Yego. Hari ukuntu urubyiruko tujya twibeshya, ugashaka wumva ugiye mu wa mugani nk'uko nabivugaga, wageramo byakwanga ukavuga uti reka abiwacu nta wapfuye utyo, muwe munsubije hehe, ugatekereza ko wibeshye, ukavuga uti naribeshye. Naho hari udahura n'ibyo nawe. Hari ugenda yari afite umugabo ufite akazi, yari afite imodoka, yagera mu minsi ngahe
ya promotion yahawe ikabirarangiye akaza kirukanyweho ibibazo biravutse cyangwa natabyirukana hakabaho ikibazo gituma bya bindi biza bibita byongera bisohoka bya bindi wabonaga iwanyu ntubu kibibona kavuga uti reka naribeshye ukabura rushenye hari impamvu nyinshi zigenda zisenya urugo bitewe n'amahitamo yacu twamara guhitamo ntitugire kwihangana ngo tumenye n'icyatujyanye aho hantu njya mpagaruka kuko iyo umugabo wanjye aza ko ari umuntu wanshatse atabitekereje akanshaka wenda afite ikintu ntabwo nzi abagabo iyo mugiye gushaka icyo mukurikiza simbizi ariko buriya ntabwo wababaza ushobora kumva bakubwira ibitandukanye ariko iyo aza kuba afite ibindi bintu birenze yankurikiyeho buriya afite ikintu yankurikiyeho cyatumye ngumana kiri muri njye cyangwa ashobora kuba ari njye yahisemo kuruta ibyo yarantegerejeho kuko icyo gihe hari impamvu nyinshi zatumaga icyo gihe nawe yagomba kuhagahoya ego komana aba yaragiye rugikubita kuko n'ubundi n'icyatumye tubana ntekereza yuko we akizi cyane kurenza nanjye kuko nicyo cyatumye anambaho iyo myaka yose kugeza n'uyu munsi akaba atarigeza ndeka akaba atarakuretse mu gihe yari kukureka yari kundeka biri na justifiye cyane yari afite n'abajyanama bamubwira bati nyamara va mu bintu hakiri kare inzira z'ikigendwa ntabwo yari kuba yafata umuntu nganya ngo anshyire mu mugongo ajya mpeka mvana ahanyambukana imisozi arenga inda mpetse mu mugongo umuntu w'umugabo ashyiraho igitenge n'uruhinja asahetse yari kuna hari abagore bazima hari abana b'abakobwa twari tukiri batoya ariko uvuga ati reka mbe nkusubije iwanyu babe bakurwaje cyangwa reka nkurwarize ahangaha mbe nshatse deziyeme biro niko njya numva bavuga ntabwo ibi bintu nabyishimira ariko ntabwo yigeze anta ngo ante gutyo yarabyihangana ibyo byose yajyaga nkura hano yajyaga nkura aho twabaga ampetse mu mugongo sinabashaga kwicara kuri moto nta bushobozi bwo gutega taxi voiture twari dufite kandi aho twajyaga ntago hari muri linye yaho amataxi agenda yego kandi nta nshuti twari dufite zari zifite imodoka ngo ziraduhara ifuti ngo tuguhamagare ngo zana imodoka untwarira umugore ararwaye yego yabona abuze andi mahitamo agashyira mu mugongo agashyiraho igitenge agashyiraho ikindi akavuga ati twagiye yaruha agashyira hasi tukaruhuka akongera agaheka uriya mugabo Imana izamuha umugisha yego ibyo byose ni bake bashobora kubyihanganira ni umutima w'umuntu ntabwo yabikoreshwaga n'amamiliyoni yari afite ntayo ntabwo yabikoreshwaga nayo nari mfite ntayo ntabwo yabikoreshwaga na famiye ntayo nari mfite yari kumukurura bavuga ati reka ndwane ku mwana wabo nanjye bazakora icyo bita recompense bazampa inyiturano nanjye ntago nta kintu cyose yari gushingiraho gifatika ariko urwari muri we rwamusunikaga gukora ibyo byose adafite ikindi yitayeho yego yari umuntu twashakanye yiga yarasusipanze bwa mbere ubwa kabiri bigeraho biranga aravuga ati reka nige online nabyo bigeraho biranga kugeza uyu munsi ubushobozi bwo kwiga ntago yari abufite bwo kurangiza kaminuza urumva ntabwo ibyo ari benshi babigira bavuga ati reka umbuza amahirwe nkande yego umuntu yigeze amagastora arambwira ati turahira mu rusengero turavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu yego cyangwa Yesu agarutse yego naraho umwana umwaza ko mbwira ariko mama kuzi ikintu baba bavuga ati buryo ugeze mu rugo rero bigatangira ukabona byanze bikaba ngombwa ko mu divorce wenda umwe ashatse undi mugabo undi agize ati buryo ujye umenya ko urupfu rwatandukanyije umuntu nicyo kintu cyaje kikaba rwaje buryo urupfu ruba rwaje ati urupfu ruba rwaje niba mwatandukanyijwe n'amafaranga mwananiwe kumvikana ati ubwo nyine urupfu rwaje niba ari umuntu runaka agiye ati ubwo urupfu ni karori wagutandukanyije ese nuko babyeterepureta ati rwa rupfu ni karori nyine ubwo niba ari burage z'abo bana ariko mu by'ukuri usanga ari narwo rupfu yego mu rugo buri wese agira urupfu rwe buri wese agira urupfu rwe mu rugo ubwo rero ntabwo biba byoroshye hari impamvu nyinshi zirenze imwe zari gutuma kuko ibyo yabonaga byonyine byari gutuma avuga ati ariko uyu mugore nshatse wabo bagira abazimu bagira za dayimoni za nyabingi nyinshi ati biko ntigeze mbibona ati iwacu sinabibonye none ntangiye kubibona nkigira urugo bitangiranye nanjye bivuga ngo yaje abyitwaje njya nsoma muri Bibiliya nkibuka wa mwana watwaye ibigirwamana byasa akabyicarira ntago muvuze ariko nanjye ariko kuvuga ati uyu nguyu nta bintu yazanye yihekeje by'iwabo ariko mu by'ukuri nta by'iwacu nari najyanye dore ko nta n'ibyari bihari nta bihari ntabyo nzi ni satani gusa ibishaka kuzengereza umuntu ariko data twese mwiza aravuga ati oya ntago ari uko ubwo rero
igihe n'ibirebire byabereye aho twari turi, ibyo byavuyeho byo mu mubiri, ibyo mu mutwe bivaho, haza kujyaho kino gice cy'amaguru, mfatwa n'amagufwa, amagufwa akajya mpekenya guhera mu birenge kugeza mu rukenyerero. Yego. Ku buryo twicaraga turi kumwe n'umuntu ukajya wumva ukumva utuntu turakocagurana nk'imashini turasya. Yego. Ahantu hose hari ingingo hagahekenywa. Ibyo bintu byambiriyemo ubundi ukuntu nabagaho icyo gihe, mu nzu intebe twaragiye tuzirundamo hagati gutya, noneho ngiye nkajya nkajya niruka kuko iyo nakoraga muvoma nibwo numvaga bitandye. Yego. Byageraho rero nkaruha. Iyo naruhaga umugabo yari yaragowe, nta kindi kintu yakoraga, yahoraga acungira hafi areba uko bimeze, nta muntu twabanaga mu nzu. Yego. Yahitaga amfata agashyiramo umusego mu ntebe wo ku buriri, yarangiza nkacurika umutwe gutya, nkacurika umutwe, noneho narangiza intebe zacu zagiraga ukuntu ziteye, noneho nkegama gutya, amaguru akajya hejuru, noneho akazana igitenge akazirika, noneho nshinze umutwe, sinzi, noneho narangiza ubwo ni ukugira ngo nduhuke, noneho we mu buryo bwo kugira ngo abone uko ari bugire amaguru, kugira ngo amaguru agumye ayakoreshe muvoma, ne kuguma kubabara. Namara kumva ngize nduhutse, nkongera nkabyuka, nkongera nkakora rwa rugendo rwanjye. Yego. Urumva byari ibihe bitoroshye. Yego. Byari ibihe bitoroshye, ni ibintu byatwaye imyaka. Ibyo bintu navuze aho byatwaye imyaka ni 2 yonyine, urumva byari 2. Ibindi byabaye twaramaze kuhimuka. Yego. Hanyuma rero nibwo byaje kugeza igihe kugira ngo nkire ibyo bintu byaha. Nicyo kimenyetso njya nibuka cyasigaye ku mubiri wanjye, niko navuga. Hari umunsi bwakeye numva biranze, numva ndarembye, umwuka numva umaze kunshirana, nta kurya, nanywaga amazi arimo indimu gusa, mukaru narumye, mbese numvaga hari igihe ugera ukumva ubuzima bwararangiye, ukumva nyine ni nka kuko usigaje ko gacika, ariko ukumva kubaho nta kintu bikikumariye, ubundi ntushoboye kwiyica, ariko ukumva nanone cyagupfa byaba bihagije, kuko narababaraga ku buryo bukomeye. C'est ça. Birangije ndabyibuka hari ku cyumweru, hari umumama waje kunsura, areba ukuntu meze, ariko numva nababaye. Ndamubwira rero, genda uzana urwembe nkwereke. Aragenda araruzana, tujyana mu cyumba, ndamwereka, nkamubwira unyebera aha. Arankebera, ndamubwira genda uzana ivu ryo mu ziko, ararizana nkiriramo, aransigira mu bikomere, ivu rirandya, ariko ikintu njya nshimira Imana, kuva iryo vu rimaze gutuza ntabwo bya bintu byongeye kundya. Yego. Narakize, amaguru yahise atuza, ibintu biraceceka, nsigara ndwaye bya bikomere hano mu mugongo, nsigara ari byo ndwaye, ni nazo nkovu ntunga, ni inkovu nyinshi cyane hano. Yego. Ubwo aba ari cyo kintu nsigarana. None ibyo bituje birahindura, noneho ntabwo nimvuga ikintu bita amahembe, ntabwo nzi niba abadukurikiye bari bubashe kubyumva. Barabyumva, ariko njyewe muri experience nabonye, ntabwo ari ibintu nari ingabwe nzi, ntabwo ari ibintu nari nsanzwe nzi. Yego. Ariko bitewe n'uko byaje, ikintu bita amahembe ni ikintu kibi. Byarahinduye, batangira kujya banteza amahembe, ibintu bikaza bikankubita, ikintu kigakubitira mu mutima, kigahinguranya inyuma, ubwaho ndi nkahita ndaba, simbe nyibashije kweguka, guhumeka bikanga, ukagira ngo ni nk'umusonga ndwaye. Yego. Hari igihe twari dufite korali twaririmbagamo, hari igihe cyageze tugira soruti, noneho umugabo arambwira ati urasigara cyangwa urumva wakwiyandayanda tukajyana. Ndamubwira ntabwo nsiga, reka tujyane basi nanjye ndebe n'ukuntu umuntu aririmba, ndambure n'amaguru ne gusigara. Yego. Turajyana, ariko tujyanye tugeze ku rusengero, aho twagombaga kuririmbira, ntabwo byigeze bituma ninjira mu rusengero. Baragiye bankubita ikintu gikubitira mu mihogo, gikubitira mu mutima, njyewe noneho guhumeka biranga, ibintu byose biba biranze. Yego. Ntabwo nigeze mbaye nkisenga, byahise birangira. Ubwo turwana nabyo, biranga, biza kuba ngombwa yuko
umugabo antahana angezaho yagombaga kuntegera imodoka, tubona imodoka ngomba kugenda ndi jyenyine, ndagenda njya mu rugo, bangeza mu rugo, warasigaraza kuza nyuma yanjye, ariko yaje asanga narembye kuko nari natangiye gucisha amaraso mu kanwa no mu mazuru, kubera rya hembe rimeze nk'umusonga ryaragiye rirantoba. Yego. Ibi bintu iyo umuntu abivuga ubundi nago hari ibintu udasobanurira umuntu ngo abyumve. Yego. Ariko wagaho kari kundi karahandurika. Nk'umuntu warwajeho umusonga umwana cyangwa umuntu ugeze arwaraho umusonga yabyumva. Icyo rero kimera nk'umusonga uretse ko cyo kiba gifite ubukana n'imbaraga nyinshi. Urumva kugezaho ikintu kikwangiza kugeza ku rwego usohora amaraso mu kanwa no mu mazuru biba bikomeye. Ubwo araza asanga bisa nkaho byarenze. Yego. Nibwo bashatse abantu baraza baransengera. Yego. Birangira nkize nyine birakira birahagarara, ariko ibyo byagumye bigaruka kenshi kuko icyo gihe nihuse byaje kuba ngombwa ko tugeze igihe tuza no kwimuka, yewe tuva iwacu tuza kuba inaha za Kabuga aho ntuye. Ariko mu kuhimuka naho byasabye n'inzira ndende, twaje kuhimuka, ariko ngarutse inyuma gato njye mbere yuko twimuka, ikintu njya nkunda kuvuga buri buke tukimuka ndabyibuka, nagize gutya, hari umuntu kugira ngo twimuke ubundi hari umuntu wavuye i Gisenyi aza mu rugo, nta muntu umuzi, nta muntu wahamurangiye, nta cyari ubwa mbere aje muri izo nce. Arangije araza aravuga, aza mu rugo arakomanga, turamukingurira, yasanze nkirwaye ibyo bintu by'ibikomere by'amaguru. Yego. Arangije araza aravuga ati ngewe mvuye i Gisenyi, ati narindi ku musozi w'ahantu bita ngo haba hoteli yitwa niba ari Belvedere, hejuru ku musozi. Nibyo. Ari hasenga, afite ibyo asengera, ariko Imana imutuma iwacu, iramuyobora iwacu, imuha urugo uko rumeze, imuha hari buhagarare mu bintu byose. Arangije araza abwira umugabo ati bitarenze iminsi 3 kuri umugore wawe n'umwana aha hantu, kubera yuko nibirenga arahagwa n'umwana wawe ahagwa, wowe ikizakubaho ni ukuba umusazi ukiruka ku muhanda. Umugabo arabivuga, noneho amahirwe twagize, arangije aramubwira ati kandi hari umuti Imana yanyeretse turi bukore tukamuha kugira ngo yoroherwe ibintu biri mu nda, ati ntago byashizeyo. Yego. Icyo gihe arabimubwira, ni imiti 3 sinjya nyibagirwa. Arabimubwira, aramubwira ati muri mu gasozi, bajya kuhiga ijoro ryose, aramubwira ati indi 2 turayigura muri botike, nibi barabimubwira, hanyuma tuze tubiteke tubimuhe n'umwana. Bajya kubihiga, baraza barabikora, barampa n'umwana. Umugabo buracyari nta nubwo yaharaye, yarigendeye, tuguhitike wapi, nta kintu yaririye mu rugo, nta cyaravuze ati icyo nkubwiye cyo nuko ugomba gutwara umugore wawe n'umwana mukava hano. Umugabo arabitekerezaho, ariko tugiye kuryama mubwira ijambo, ndamubwira ni ngewe ntabwo na rimwe ndi bwigere mva hano hantu, kuko byari bimaze gukabya. Natambuka muri tuwarete nkasanga ibintu bashyizemo ibintu, tworora itungo nje nsanga bari baze inyama badanduye aho ngaho, nari narihingiye ahantu ibihaza birera byinshi, bukeye nsanga babigiyemo byose baratemagura, ni ibintu byararitse mu murima, nta kintu kiri kandi byari byinshi. Ndavuga ubu bugome, abantu bakora ubu bugome rero ntabwo nzi, nta muntu nagiriye nabi ntaki. Ndamubwira ni ngiye iri joro ntabwo ndi umwana, ndashaka gusenga iyi Imana yanjye yo mu ijuru. Yego. Ndashaka inyereke nibura menye ubundi ibi bintu bimbaho bikomoka he, ibi bintu bimbaho byagenze bite, byatangiye bite, mbese ndashaka kumenya umuntu nkorera ibi bintu. Akanseka nyine, kambwira ati se bishoboka bite, ariko naje kugira gutya, ndasenga bisanzwe ndaryama. Noneho icyo nshaka kukubwira ntago ndi buvugira ngo ni runaka, ariko umunsi wa mbere bandoga za nyama byaraje uko nabiriye, naho nabiriye nuko byagenze, n'umunsi n'ibyo nari nambaye byose biragaruka, nuko nabiriye naho uko byagenze byose biraza nyine gutyo. Aho imyenda yanjye iyo batwaye aho biri, najyaga ngira inzozi ngewe nkamubwira nitubyuke tugende, fata isuka tugende aha naha, ukubita isuka naha,
tukagenda akabyuka agakubita agasanga harimo imyenda yanjye y'imbere gwiki tukongera ejo nkongera nkamubwira ni tugende tujya ngaha ku rugo kubita ahangaha akahakubita tugasangamo umusatsi wanjye. Ni ibintu byinshi twagiye tubonera aho ngaho. Mugabo wanjye dufitanye experience y'ubuzima bwacu bwite butari ubw'undi muntu twabanyemo, arabizi. Hari ibyo navuga n'ibyo ntavuga, arabizi ibyo twahuraga nabyo turi mu nzu bwacu turimo tuganira. Nicyo nari ngiye kuvuga kare, hari igihe twabaga tuganiriye twatangiye nabashije nko kuvuga ikiganiro kigahita gicibwa, mukajya kubona ukabona imbeba ziraje zigahura ebyiri zifite imyeyo imeze nk'imirizo zikavugira rimwe ibitekerezo buri umwe ntamenye naho twari tugereje topic igahita itakara. Ubwo tukajya kurwana na za mbeba, ubwo ibyo twari turiho bikaba birarangiye kandi utazi ngo ziturutse ahangaha. Ni ibintu byinshi twaje kuhimuka nihuse, byabaye ngombwa ko tuhava tubanza kuba ahantu gatoya aho nakoraga irubona, tuhaba iminsi mikeya biranga duhita twiyizirika. Bwa ninjye nabanje kuza njyenyine, famiye ndayita, hashize nk'ukwezi nabo baraza arabimura baraza baransanga. Icyo nari ndimo mvuga rero, ubuzima aho buhora buhindagurika, uyu munsi bugutera aha ejo bukagutera aha. Ni ibintu bihora bihindagurika, ntabwo bihora ku murongo umwe. Yego. Tugeze aho twimukiye nibwo byabaye bibi. Yego. Byabaye bibi kurenza uko twebwe twabitekerezaga. Kuko numvaga ubuzima bugiye kugenda neza, ariko nta na rimwe narahageze mbona akazi. Ariko akazi nta na rimwe nigeze ngakora ngo mbe namara icyumweru ndi mu kazi bwite numva ameze neza. C'est ça. Na hantu naryamaga ndyamye ndi muzima bwacya ntabasha kwikuraho ndi. Yego. Na hantu nageze ubwo twimutse nari mfite inda y'undi mwana ifite nk'amezi nk'abiri atatu nza kumuhabyarira. Ibyo byose bikabutwite. Njyewe n'abantu bajya bambaza bati muri ibyo bihe wabyara gute? C'est ça. Nibyo njya mvuga nkavuga ni Imana ifite inzira zayo. Ibaze noneho iyo ntaza kubyara muri iyo myaka 8 ubu nanjye uyu munsi nibwo mba ndimo nsaba abana, nibwo mba ndimo mbyara, ariko ubu nago ndi mu bantu barimo bavuga ngo ndashaka umwana. Icyo gihe narabyaraga numbaze ngo byakorwaga bite, ariko narabyaye. Mfite abahungu n'abakobwa, mfite umukobwa n'abahungu. Nubwo harimo wapfuye bumva mfite nubwo harimo wapfuye ariko narabyaraga kandi ntago wakwibaza ngo byagendaga bite. Ikintu gikomeye rero nshaka kugarukaho, ntago njya mbwira abantu cyangwa njya nkunda gushimira n'umugabo wanjye. Urumva muri ibyo bihe n'uburyo nabaga ndwayemo nta nubwo byari ibe byo kuba yananyegera cyangwa ngo namvugishe. Ariko twabyayemo kandi dufite abana beza. Dufite abana beza bakuze. Ntabwo yigeze anena ngo avuga ati umugore wanjye iki ntabwo yigeze ansuzugura ngo yumve ko aminimije ndi hasi. Yagumye amfata nk'umuntu akunda kandi anyitaho. Ni nacyo cyatumye tubyara, kuko iyo ataza kunyitaho ngo nankunde ntabwo twari kubyara. Nari kuzajya kuva mu bizunga afite abandi bana ndimo ndera. Ariko uyu munsi nta mwana uri hanze urira ngo ni uwa runaka, turimo turarera abacu. Ibyo nishimwe nshimira Imana muri ibyo bihe bigoye twanyuzemo, ko yagiye duhamo n'urubyaro, kuko mu bigaragara ntago ngiye nakagombye kuba naranabyaye hejuru y'ibyo nagiye mbonesha amaso yanjye. Ariko uyu munsi ndi umumama guze kurinda mana we, ariko mana we ubwo tumaze kwimuka 2015 naje kugira inda y'umwana wakabaye ari uwa gatatu. Yego. Itangira ku mezi 2 nyiviraho igeza mu mezi 6. None iyo nda nabaga narembye, tukava mu rugo tukaza kwa muganga no kwa Nyirinkwaya. Twahagera muganga kandeba akabona koko ndarwaye, kavuga ati noneho bagira amadushe, genda uhindure ugira utyano cya wicare dutegereze turebe. Namara kwitunganya neza nkaza nkicara ukagira ngo nta kibazo mfite. Muganga ati subi ibintu tukabura ikibitera, akamuduti dusanzwe tukitahira. Twagera no muri Kimironko muri gare duteze yakabuga ducucumutse tugiye, ibintu bikongera bikagaruka. Tuba muri urwo rugendo rwa va-et-vient kubera icyo kintu kandi kitabonerwa igisubizo. Mbese nta mpamvu n'imwe ibitera. Yego. Ibintu bigeraho birikiza kwa muganga nta kintu bigeze babikora, kuko naragendaga ndwaye ndembye nkageraho bigakama. Nkongera nkataha, nagera mu rugo bikaba bibi, bwacya kwagerayo bigakama. Bigeze aho rero
nza gufata umwanzuro wo kuyoboka inzira yo gusenga da mbona Imana irabihagaritse ariko kandi iyo nda niyo yavutsemo umwana yaje gupfa. Yego. Uwo mwana naramubyaye mubyara mu mezi 6 ibyo byo kuva bimaze guhagarara mu mezi 6-7 twaje gupfusha papa ni nabwo yapfuye 2016 mu kwezi kwa 7 apfa nari maze iminsi mba mu bitari Kanombe kandi urumva nari ntwite uwo mwana. Yego. Bankubise ikintu bita ihembe ndagenda mbi Kanombe ibyumweru 3 mba kwa muganga mpebeba nk'ihene. Yego. Naratakaga umuntu wese akavuga Ikanombe umuntu wese aravuga ati wa mugore uhebeba kugeza ku rwego bamvanye muri sare isanzwe y'abarwayi basanzwe kuko narasakuzaga cyane. Bankira muri chambre yanjye ngenyine ahantu nabashaga kuba nasakuza sagira umuntu mbangamira. Kandi ikindi kintu cyabaga nuko iyo banteraga imiti isinziriza iyo byabaga ngombwa ko nkanguka ubwo abaga ari hafi yanjye yagendaga kubabwira ko nakangutse bakagaruka kuntera iyindi. Nahoraga nsinziriye iyo nakangukaga gato byarandyaga ngasakuza kuko ryari ihembe wa musonga nakubwiraga kandi batabona ikiwutera. Ngewe kuri iyo nda nanyuze mu byuma bitandukanye bashakisha impamvu y'icyo kintu bagasanga si umusonga bakayoberwa icyo ari cyo. Kugeza ku rwego babwiye umugabo baramusezerera baramubwira ati twara umudamu wawe niba muri abanyamasengesho musenge niba kandi muzi kwivuza mu Banyarwanda uyoboke y'Abanyarwanda ntago twabasha kumuvura. Dufata inzira nyine turataha ariko Imana yo kabyara iza gutegura uburyo ibyo bintu birakira. Nubundi buhamya uburyo nakize ahantu nabaga kwa muganga uziko umuntu icyo gihe abantu baransuye korari ndirimbamo baransura abantu basanzwe baransura kandi uwazaga wese yazaga nyatuza iyo nabashaga kumva narumvaga simvuge ariko umuntu wese yaravugaga nkumva noneho bakambwira bati wihane mama Queen wihane. Nta muntu wari ufite ibyiringiro ko iyo nda nzayitoroka nta muntu wari abagore turabana beza ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Kuri iyo nshuro yarebye umubabaro nayo naragize arambwira ati wifuza ko nzaguhemba iki umunsi wabyaye. Yego. Ndamubwira ni ngewe nimbyara nifuza yuko uzagenda mu mujyi ukangurira igitenge cyitwa Speri sibyo ukagenda nkunda indabo mu buzima busanzwe ukankoreshereza bouquet y'ururabyo. Urumva nzanya ya miteto nibwiraga kera ndacyayikurura kandi ntazi ko ndi mu buzima bugoye. Ukanshakira kado nziza ukanzanira na bouquet y'ururabyo kwa muganga nabyaye hanyuma bakadufotora. Umva ibintu nishakiraga igihembo. Hanyuma umugabo aranabinyemerera hanyuma indi mfashe ndamuhamagara yari ari mu kazi icyo gihe ndamubwira ngiye kwa muganga. Arambwira ati ese hari kwa gatanu arategaraza agura ibintu bimwe yagombaga kunyoherereza arabyohereza warakomeza azi Kigali aje kunshakira ya mpano kugira ngo ntunguke kwa muganga nzana ibyo twasezeranye kuko yari azi ko ibintu byo kubyara nyine yumvaga agomba kuza uruhinja rwabonetse. Yego. Noneho ikintu cyamutangaje ageze mu nce zano ku Murindi baramuhamagaye baramubwira turi hehe aravuga ati ngiye ndimo kugana mu mujyi. Baramubwira ati katugaruke hano kwa muganga i Masaka turagushaka. Yego. Umugabo akatagutya aragaruka aje asanga urumva nabyaye ariko ndaryamye hirya iriya kandi umwana si turi kumwe. Baramutwara bajya kumwereka umwana mbere yuko ngewe wamubyaye mubona. Noneho cyambwiye ko umwana tameze neza we yaragarutse azaho ndyamye arambaza ngo sheri ngo wabonye umwana wawe wabyaye. Ndamubwira we ya ntabwo ndamubona. Habaye iki? Ndamubwira bamutwaye bambwiye ko bari bumunyereke. Nibwo yagiye aransabira aravuga ati mumwereke umwana we niba ari uwiyakira yiyakire ibimubaho bibe hakiri kare kugira ngo ataguma urumva we yari afite ikibazo cy'ukuntu ntarabona umwana. Baraza bantwara muri Neo ahantu haba hari utwana twavutse dufite ibibazo utudashyitse mbese ibibazo bitandukanye by'abana. Umwana wese wavutse afite ikibazo bamujyana abajya mu makuveze iki. N'ubwa mbere nari ninjiyemo barantwara. Yego. Nambuka ku ya mbere ndunguruka baza kunkitsa rero aho uwanjye ari ndeba umwana wanjye ukuntu ameze niho hantu njya nibuka nkavuga mu by'ukuri barandoze pe ubuzima burakakara ariko iyo ngeze ku mwana wanjye nkibuka ukuntu yavutse ameze natekereza ko ari ingaruka
z'ibyo bankoze. Ni wantu uvugana umuntu utangirira imwe ntagire n'uwo nabyaye umuntu nagasanzwe. Satani murimo ishobora kubiruta izindi. Umwana nasanze ikinuza ari igisiniya cyo kwa muganga cya aluminium cyari kiri uruntu rw'urugozi ruboshye nyabubiri rwiza ruboshye. Umwana aryamye mu gakuveze nawe gukomeruka batwara pampa baramwambika ariko ari inyama gusa kuko uko bakamuboye wowe cya kigozi ahantu cyose cyagendaga kiva hasigaraga ari inyama. Ubwo aho cyafashe ntabwo urugingo rwaho rwakuze, ibice amazuru byari binyuzemo mu maso. Aho cyafashe ntiyari ahantu hose cyagiye bakegura ntabwo habaga harakuze. Intoki uko yari yicaye n'amaguru kiboshye byagendaga bimucamo ugasanga intoki nyine zimwe inyama zaragiye ugasanga urabona utugufwa. Mbese yari umwana, reka kubire mu magambo make, yari umwana wabaye deforme kubera ukuntu yari ameze mu nda. Finale baraduha uburenganzira tumutwara i Kanombe. Umwana yaje kugwa i Kanombe amaze ibyumweru 2 aba muri sonde. Naramurwaje ageze igihe arapfa, ariko abaganga bamuhoragaho bakaza bamucomeka amamashini bagira gutumwe yavaho undi akagenda. Noneho nkagira icyizere nkavuga ubu barimo kumuvura. Ariko hari umupapa umwe avura umutima akorera mu kigo kimwe gikomeye mu bigo bya leta by'abaganga. Yaraje aramupima arangije arambwira ati madani karame ati reka nkwibira ibanga nkubwire ati uyu mwana wawe nubwo natumusimburanwaho gutya ntabwo azaba. Uretse ko n'abaganga mbere bari babitubwiye tujya kwinjira ibitaro baratubwira ati uyu mwana mugiye kumuha umugabane we mu byo mufite, ariko natinda aramara ibyumweru 2 kuko uyu nguyu ntabwo azabaho. Umugabo arambwira ati rero uyu mwana ngewe mvura umutima narinje kureba umutima we uko umeze kuko twamenye ko hano hari idasanzwe. Twaje gukora ubushakashatsi. Ngewe rero mvura imitima narinje kwirebera umutima w'umwana wawe. Hari abandi bari buze bareba impyiko, hari abandi bari buze bareba iki, kandi koko niko byagendaga bamusimburanwagaho. Arangije arambwira ati rero umutima w'umwana wawe nturi ibumoso nturi n'iburyo, ati n'imiti ijyana amaraso ntabwo irimo ikora, ati uyu mwana ntabwo azabaho, ati uzihangana umwana wawe azapfa, ati rero ntubone tumusimburanwaho ugire ngo turimo kumuvura n'ubushakashatsi. Ambwiza ukuri arigendera. Koko niko byaje kugenda. Umwana yaje kugera aho atangira kuzajya apfunuka amaraso mu kanwa no mu mazuru. Hari n'umuganga umwe ngewe nibyo njya mvuga gukora ibintu ari akazi atari passion yawe. Hari igihe biba bibi. Iyo hari abantu bakora akazi kubw'akazi kugira ngo ubone amaramuko, ariko atari urukundo rwabyo, atari ubunyamwuga, atari n'umuhamagaro. Umuganga yambwiye ijambo n'uyu munsi njyavugana uyu nguyu we ari mu kazi. Ndibuka umwana wanjye yapfunutse amaraso mu kanwa no mu mazuru, byari ninjoro. Ngenda kubwira umuganga ndamubwira ni umwana wanjye meze gutya na gutya. Arangije arambwira ngo mva mada, umunsi wa mbere uzano twakubwiye ngo twakubwiye ko umwana wawe azapfa, utegetswe kugenda ukamwicara uruhande mpaka umwuka umushizemo. Akira amereza icupa ry'amazi, amereza ikarito ya ga, amereza utuntu tw'amapamba n'ibindi bintu bimeze nk'ibipfuko, amereza na normal saline. Arabima arangije arambwira ati genda wicare iruhande rw'umwana wawe tegeza urupfu, hanyuma nazajya azana amaraso ujye ufata iki n'iki ushyiraho ibi umuhanaguze, hanyuma kandi ujye ucunganwa na ririya cupa rya bomboni kariya kantu karimo amazi, nubona ashizemo ujye wongeza mugeze aha n'aha n'aha upfundikire kandi ujye ucunganwa n'uko bitazima, hanyuma utegereze ku mwuka we. Arambwira ngo hari abantu benshi bakeneye ubufasha bashobora no kubaho ngo kuruta uyu wawe ugiye gushiramo umwuka, ngo kuruta uyu wawe ugiye gushiramo iki umwuka. Genda wicare iruhande rw'umwana utegereze urupfu. Yesu bwa nateruye bya bintu muganga ni umuganga yari yarayizamu n'umwana w'umukobwa, ni umukobwa niba yararongoye ntabyo nzi, gusa uwo yabona umugabo wishinya namubona nyine azamubona nyine nawe agomeho nkatwe twese. Naragiye mfata ibyo bintu nicara iruhande rw'umwana wanjye, sinigeze nongera kubwira umuganga ikibazo umwana yagize, keretse iyo nategerezaga bakaza bakamunyuraho nk'abandi. Nta kintu cyose nigeze mbabwira, nyine bamuvurga bisanzwe, ariko nta kayi idasanzwe nongeye guhururiza. Naricaye ndarutegereza,
bamufata exame, hariyo ngo bari kohereza muri Afurika y'Epfo, bayigira 100% turishyura iragenda, kambwira ngo ari umuganga uzaza, ibyo nkabifata nk'uko. Ariko kuri finale ari ku cyumweru, icyo gihe ku mugoroba amasaha 11 mama aza kunsura azanye n'abandi bantu. Twe tumaze iminsi muri famille tugira ibyago byinshi kuko urumva twafushije papa ari mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 7 kwa gatandatu kwa karindwi ku itariki 7 apfa umunsi muri umuna wanjye nkurikira bwa kabiri yakozeho ubukwe. Amahema twakoreyemo ubukwe niyo twashinguriyemo papa. Mu kwezi gukurikiye nibwo nabyayemo uwo umwana nawe arapfuye. Noneho umunsi yapfuye ari ku cyumweru nimugoroba mu masaha 11 samudi yayibanjirije hari muri umunange mwamama wacu wari warongoye hano Kimironko. Famille zaje zije kumushyingura, harimo abazanye na mama kundeba mu bitaro. Yego. Bavuye gushyingura nyirasenge wa mama yari muri Morugi Kanombe. Ku buryo bampamagaye barambwira ati mama Queen nubwo urwaje umwana usigara ureba na shangazi wa nyogokuru wawe tuzamutwara ejo. Urabyumva ibyo bintu? Ngambwira uri umugabo w'umuntu kujya wumva ibyo byago byose bya buri kanya. Noneho baje ku cyumweru gufata umurambo wa nyirasenge wa mama muri Moruge, bajya gushyingura urusororo, bagaruka kunsura banansezera. Bahageze umwana wanjye yaguye mu biganza bya mama. Noneho dukomereza urugendo mu rugo dushyingura natwe kuwa kangahe kuwa mbere. Bitankingura uruhinja rwanjye hari rusororo. Ndangije batahira rimwe. Yego. Ubwo mba ntashye niyo ntaha imbokoboko ngendanye. Muri icyo gihe ndashyingura birarangira, mu minsi mikeya nza kurwara mu nda. Ndwaramo ibibyimba mana yanjye. Ubundi ibintu byane mu ma episode nza kurwara uburwayi bw'ibibyimba. Ndwaye biba ngombwa ko nza hano kwa Nyirinkwaya. Hari umuganga waho wajyaga mvura. Noneho ubwo uwansuzumye ni uw'iwacu akonectana nawe aramumpanza kumureba, bemeza ko bari bumbage bya bibyimba. Umunsi wo kumbaga rero niwo munsi nari kwiyahuraho. Noneho umunsi wo kukubaga ibibyimba, umunsi wo kumbaga niwo munsi nari ngiye kwiyahuraho kuko ndangije nicaye kwa Nyirinkwaya. Nari namaze kuvugana n'umuganga ambwira ntegereze gatoya. Arambwira ati ni ibintu bidakanganye, turagukorera utahe, uzarwarira mu rugo, turaguha imiti ihagije, si ngombwa kuba mu bitaro. Yego. Ndangije arambwira ati cara aha tugiye gutegura aho turi bugukorere, hanyuma turaza kukureba. Ndicara. Maze kwicara ndabyibuka nagiye kumva numva ijwi mu mutima wanjye, hari ukuntu Satani ajya dutiza udutekerezo kandi twihuse. Ndangije arambwira ati niko igihe wahereye kugeza uyu munsi ubona ari icyo uzigezaho. Mutima uti ntacyo. Urumva igihe waruhirije umugabo, mbese amajwi mbana menshi anyereka yuko umugabo namwishe namurangije, anyereka ko ubukene bwose dufite, ibibazo byose dufite, ibyatakaye byose umugabo wawe ntiyize ni wowe, abana be bandi babayeho nabi ni wowe, nta kintu umugira ni wowe. Mbese umutima utangira kunyereka yuko ibibazo byose urugo rwanjye rufite ari ukubera njyewe. Rutangira kunyereka yuko none dore ngiye no kubagwa, ngiye kuba ikimuga, sinzongera kubyara, sinzongera kujya gute. Ntangira kumva amajwi menshi anyumvisha ko nta kintu nyimaze njyewe nkwiriye gupfa. Noneho bimpa conclusion ivuga ngo rero ikiruta nuko wowe watanga uburenganzira uriya mugabo akabaho n'abana bawe, ashobora kwibonera undi mugore mwiza akamuruhura umubabaro wamuteye, akamukuraho iyo miruho. Uranyumvira? Noneho wowe rero icyiza, shaka ahantu kuri ibinini by'imbebo binywe, numara kubinywa bakajya kukubaga, niba gutera ikinya ushaka kuza gusinzira ukagendekera kimwe. Noneho bakazavuga yuko waguye kwa muganga kwiseta, mbese wapfuye bakubaga, nta muntu wamenya ko wiyahuye. Ubwo Satani abanyumvishije buryo ki ibintu byejejwe ntari buwe nkoze icyaha nzagwa kwiseta. Kandi koko ndabyumvira, mitamaguruka ndagenda mvuga ngo ngiye guhita nirukanka nshaka ibinini koko mbinywe nindangiza ngaruke. Nsohotse hariya kwa Nyirinkwaya mu muryango, ngiye gusohoka gutya hari ahantu hepfo haba farumasi, ruguru haba amagishe y'amafaranga n'icyaho twishyurira. Noneho numva ikintu kiranize ndanuka nikubita hasi ndasakuza. Noneho sinaba ngisohotse ahubwo abantu baza kunterura bansubizaho nari nicaye. Bahamagara umuganga aramubwira ati umurwayi wawe ararembye. Bati warugiye? Nari ngiye gushaka ji yo kunywa. Yego. Birangira ntakigize bya binini ntakibinyoye. Ariko kandi aho hantu nahaboneye gukora kw'Imana kuko bahise bantwara
yego bantwara ku iseta nyine bantwara aho bari bumbagire noneho mpageze ndaryama ku gatanda hari abanasi n'umudogiteri noneho umwe ajya kuntera urushinge niba ari urw'ikinya yes ni ikinya ariko noneho mu gihe agiye kuruntera nibwo yambajije ngo Vestine ni Karame urumva umeze neza ntiyego ati se ujya usenga yego ndamubwira ntiyego mubwiye ntiyego arambwira ngo eguka ndeguka ndicara arambwira ati hari ikintu wari wasenga ugasaba Imana ikakiguha ndamubwira ntiyego yego arambwira ati se ko numva umutima wanjye utamata kukubaga yego ati byuka manuka ku gitanda ndamanuka noneho babandi twaye kumwe barasakuza batangira kumubwira ukuntu mbese twisha akazi hari abandi bakagombye kuba babazwe twisha akazi hari abandi bakagombye kuba bakorewe mbese nuko aravuga ati oya ntabwo nakora ikintu umutima wanjye utanyemeza kandi akazi amafaranga yanyu murayabona kandi n'ubundi akazi tukarimo yego arangije arantwara bansubiza imyenda yanjye ndambara turagenda turaganira angira inama arambwira ati ngiye kuguha imiti ikomeye ugenda uyinywe byari ku wa 4 undi wa 4 nushyika ibi bibyimba bitarameneka uzagaruka nkubage ariko uyu munsi ntago nkubaga urumva ko ari ubuzima bugoye rero Bikemu yego nkurikije ibyo tumaze kuvuga yego mbabarira nkwinginge nkubwire ngo mbabarira ibijyanye n'ibyo bibyimba byo mu nda ibijyanye n'uko byavuwe n'uko byakize n'ubuzima mpagazemo uyu munsi urundi rugendo ruri hagati aho yego mbabarira tubiharire igice cya 2 yego kubera ko ubu ngubu ndumva ntago nabyihanganira yego reka tubiharire igice gikurikiye abakunzi bacu turabararikira kuzagikurikira yego murakoze ndabyemeye cyane yego urakoze cyane yes turakoze Jose reka tugushimire buhamya urumva ntituburangije tubugejejeho hagati ariko kubera ko turi kumwe cyane kandi wemeye kuzajya ugaruka kuri Evangelise Romonde reka mu gice cya 2 cy'ikiganiro turaza kureba neza ibibyimba byo mu nda byaje kubagwa yego ubuzima bwarimo hagati aho ngaho kugeza uyu munsi ho byifashe uti turacyari muri rwa rugo rwawe Imana iguha umugisha cyane urakoze cyane nakagaruka asante